Guys, mumeze gute? Nizeye ko mumeze neza, nanjye meze neza, ndashima Imana. Umva ndi mu ishuri, ndi muri pause, ndavuze ati reka mfatirane tuno tunatangira ikintu mbabwira. Reka mbabwire. Ushize nari nabaye video ndi kubwira barusisibiranya niho mperutse, nimwita ku biri inyuma yanjye please. Ubushize nari nahaye video ndi kuvuga kuri barusisibiranya, ndi kubabwira ukuntu atari byiza kurya imyenda nyine bicumuza umuntu wagujije. Nyine hari ukuntu byangiza societe, sibyo? Uyu munsi rero ndashaka kuganira nyine n'abana bakiri batoya cyane cyane b'urubyiruko. Ni ngombwa yuko abantu bose bitwara kimwe mu nsubize, sibyo? Kandi ntagire umwomeretsa. Nyine ni ngombwa ko abantu twese tugenda kimwe. Nimba abantu turi mu rugero rimwe n'urugero bose wenda bafata ku biyobyabwenge bimwe by'abana bubu, cyangwa se bose abahungu basuka imisatsi, ubukobwa bwigize ubukumi. Ni ngombwa ngo twese nyine nawe wifata uvuga uti bagenzi banjye bose gutya na gutya, nanjye ngomba kuba gutya na gutya. Nimba bigira inkumi kuri uru rugero, ngiye ngomba kurenzaho 10 cyangwa 5%. Ese ni ngombwa? Ujya wicara ukibaza uti byagenda gute mbaye different, cyangwa se mbaye different ntandukanye n'abandi, nkakora ibintu byanjye mu buryo bwanjye, nkaba njyewe nkamenya ibyanjye nyine nkabikora nkanjye. Ujya wibaza uko byagenda. Ni ibintu byiza, ni ibintu bisa neza, ni ibintu biryoha, ni ibintu bidufasha cyane cyane muri future. Ko ndimwe nemwe ari igihe dukora ibintu tugendeye ngo nuko ngo societe yose iri kubikora, ngo nuko isi yose ngiri kubikora, ngo nuko ari byo bigezweho. Kugendera n'ibigezweho ntabwo ari ikintu cyiza. Noneho warangiza nyuma ukazicuza kubera ko biba byarakuganishije ahantu udashaka kubasha kwikura, cyangwa se ahantu hagukomereye. Sometimes warabikoze kubera imyaka, ukumvira imyaka urimo, ukumvira igihe urimo, ntutekereze ku cyo wakabaye ukora gikwiriye. Akenshi imyaka ikakuganza, nyine ugasanga uganjwe n'imico kubera kuri kubona abandi nyine pressure, sibyo? Tukiga babyitaga peer pressure, n'ubu nibanza ariko babyita. Nyine ugasanga uganjwe na pressure no kuba nyine abo mungana cyangwa se abo muri mu kigero kimwe ari byo bari gukora. Wowe ntutekereze kabiri ngo urebe ngo ese nubwo bari kubikora ariko birakwiriye. Ugasanga rero biratujyanye, bituganishije irvete parler. Ugasanga biratujyanye, bituganishije ahantu habi muri future yacu. Noneho tugazatangira kwicuza, twibaza impamvu twakoze ibyo bintu. Mwihangane ndi muri class harimo agasaka, abandi banyeshuri bari kugenda baza bavuga uko byako, ndagerageza nyine kwihutisha kugira ngo batanderanje cyane. Ugasanga ugejeje mu gihe uzicuza ibintu bitagisubiye inyuma. Bavandimwe, igihe cyatakaye ntabwo kigaruka. Rubyiruko nimwe mbwira, sibyo? Buriya hari imyaka yo gutera imbere, hari imyaka yo gukura, hari imyaka yo kuba umuntu ashobora gufata mind yiwe akayidirectinga mu buryo runaka, ugafata mind yawe ukayiha icyerekezo, sibyo? Rero iyo myaka akenshi usanga ari nayo myaka tugiriramo ibibazo byo kuganzwa, cyangwa se byo kunanirwa, cyangwa se kubura imbaraga zo kwihagararaho, cyangwa se zo kunegrija ibigezweho, cyangwa se iterambere, cyangwa se ibyo minsi iri kuzana. Ugasanga aho hantu turahapfiriye cyane. Akenshi mu kigero cy'imyaka 17 na 25 usanga abantu batigihe cyane, abana bakijandika mu bintu ngo ari kubisezera, ngo ari kugira ngo gabyenjoyinge, ngo maximize ngo azagera habivemo. Ugasanga igihe watakaje uza gukora ibintu bizima wari kubugeze kuri. No ukicuza ibintu udashobora gusubiza, ukicuza ibihe udashobora gusubiza inyuma. Genda abwira umuntu uri kunyumva, waba uri muri icyo gihe, cyangwa se waba uri muri iyo situation, cyangwa se waba uri muri iyo condition, ni byiza yuko ushobora kwifata akanya ugatekereza, ukongera ukireba. Ese ni ngombwa? Birakwiye ko ngenda muri iyi nzira? Birakwiye ko nikuza kuko abana tungana b'abakobwa wenda bari kwikuza. Birakwiye yuko nigira ikintu cy'ikibandi, niba uri umuhungu akenshi abantu bakunda kubikora. Birakwiye ko nigira ikintu cy'ikirara nkagaragara kugira ngo abantu babone yuko ndenze. Ibyo bintu wowe muri wowe utekereje wumva ari ukurenga, ariko ntago ari ukurenga. Twiyo tukureba, cyangwa se abantu bakuru iyo bakureba babona
babona nyine batazi ibintu urimo, sibyo? Ni byiza kugendana n'iterambere, ni byiza kuba civilize, ariko gutakaza igihe, gukora ibintu bitari byiza ngo nuko ariyo myaka urimo ngo utazabyicuza. Dore benshi muri twaza ngo nukugira ngo mutazagira retour d'âge. Nukuri ntago ari icyemezo cyiza, genda byibuka niga muri segonderi najyaga ndeba ibintu abantu bikora, narigize akantu gakuru nkareba ibintu abantu bigira, nkavuga ko nk'ibi ni ibiki, nk'ubu ngo arumva ubwenge bwe buri kumubwira ngo iki, nyine nkabona ntago bihwitse. Rero nta gitangaza kirimo, si itegeko ngo abantu twese tugende kimwe ngo nuko turi mu myaka imwe. Ushobora kugenda mu buryo bwawe, Yezu arabikunda, sibyo? Noneho icyo gihe iyo ugenda ingendo yawe ugira umwanya uhagije wo kwitekerezaho, ukareba ibikwiriye akaba ari byo ukora, ugafata decision yo gukora ibintu bizima. Ariko niwifata wowe ubuzima bwawe ngo imyaka urimo ukaba wumva ari ukureba guhangana n'abandi bagenzi bawe mungana, niba bashyizeho urwara rwa santimetero 20, wowe urashyiraho rwa 25 kugira ngo umwemeze. Niba yamanuye paketi akayigeza muri hagati mu kabuno, wowe urayigeza hasi y'ikibuno kugira ngo umwemeze. Niba yasutse ibidodo urasuka. Reka mbabwize ukuri, mujye mugira igihe, ni byiza kugisha umutimanama wawe inama, ni byiza kuganira n'umutimanama wawe, ukiyumva ukivumenya uti nge ndinde, ese nkunda iki, niki kimpa amahoro, niki gituma ntuza, niki nkora nkumva ndi fier. Apana kuvuga ngo ndakora iki ngo kuko ngo aricyo kigezweho, ngo kuko aricyo society yose iri gukora. Ntago ari ibintu byiza, sibyo? Reka mbaye nk'urugero, si ngombwa ngo ugende nkanjye, si ngombwa ngo wumve ko uko nitwaye ariko ndi kukubwira ngo witware, gusa turi kurebera hamwe muri rusange. Nk'urwo rugero ndi gutanga rwo kuvuga ngo umuntu akiyumva, ukimenya, ukisobanukirwa. Cyane muri segonderi ndabyibuka hari ukuntu higeze kwaduka mu wa 4 ibintu byo kujya abantu bitera makiyaje, nyine abantu bakitera makiyaje. Kwitera makiyaje akaba aricyo kintu kigaragaza yuko uri agakumi nyine ubwawe utaziteye kabisa, ukaba uri korode. Njye rero nkabona makiyaje nyine zikantera isoni. Wenda harimo navuga ko ari ubunyakira, ntabwo bwa bunyakira kuko sinari maze igihe kinini cyane ncitse icyaro, nari maze gusobanuka ndi na civilize ukuntu, ariko mu buryo bumwe. Noneho nahite nkibaza ko ndi umunyeshuri, ndi umwana w'umunyeshuri, nkaganiza umutimanama wanjye ko njye nari umukristo, nabyukaga nkasenga nkagira gute, warakinisha umwana wigomye 7,000 bya Jade Posha nkagura Bibiliya ntagatifu kugira ngo njye muri pause abandi nibajya ariko byatangiye mu 5, mu 6, mu 4 nanjye nari punch, nari ndi muri ubwo buryo. Ariko nza kwiha igihe nitekerezaho ndavuga no, I have to change, this is not me, I have to change. I have to accept my true color, nkiyakira nkamenya ngo nduye umuntu. Okay, noneho ibyo byose nza kubireba aho mu wa 4 gutyo nyine nkase ni ngombwa kwisiga makiyaje. Umwana kundi umwana muto w'umunyeshuri ushinzwe kwiga, nindamuka nisize nk'ibintu wenda by'amabara cyangwa se ku maso cyangwa se no kunywa, wenda nkajya kureba bikaba ngombwa ko nkenera nko kureba nko kuvugana na directeur cyangwa se nka animateur cyangwa se nk'iki, nambona arantekerezamo iyi shusho. Ese aratekereza ko nabikoranye intention yo kugira ngo umurangaze, nyine nkibaza icyo kintu. Ese aramutse aketse ibyo bintu kandi atari byo bindi mu mutima, ko numva byaba ari agahinda, ko numva byambabaza. Ese aramutse abikoze atyo akantekereza gutyo kandi wenda ngiye atari yo intention yanjye, nkumva nyine ntago bikwiriye. Ndi umunyeshuri, ngomba gusa nk'umwana w'umunyeshuri. Umwana w'umunyeshuri asa gute, yitwara ate, agenda ate? Umva mpera aho ngaho mfata decision ndavuga ati singomba nubwo abandi bose nyine babikora, nubwo abandi bose nyine bumva ibyo bigezweho. Icyo gihe biraduka, abana batobora amatwi, baratobora kuko ndavuga ati sha ntago ngo ari njyewe nyine nkajya numva ntago biri kunkurura, nyine nkumva ntago ndenterse nabyo. Si ibintu byanjye, ndamera mbe Karoli, mbe Kalisa, mbe Charles, mbe na Nepomuscene, ariko ntabwo ndajya gukora ibintu umutima nama wanjye utari kumbwira. Hari igihe peer pressure, ibigare bidukoresha ibintu mu by'ukuri kandi ibyo bintu ugasanga ntabwo imitima nama yacu iri kubikunda, natwe ubwacu ntabwo turi kubikunda, ariko twabikoze juste gusa kugira ngo societe itubone, ibone ko turenze. Ntabwo ari ikintu cyiza. Ifoke twumvira imitima nama yacu, sibyo? Icyo
icyo ngicyo ndakibabwiye. Rubyiruko rw'iyi minsi bana muri kunyumva, ni byiza ko mugenda nk'uko imyaka yanyu ingana. Ni ukuri nta tegeko rihari rihana umwana utatambutse nk'abandi, nta tegeko rihana umukobwa. Ubwana bw'iyi minsi bw'ubukobwa burikuza, mwumva bari kubivuga gutya, uretse ko si n'iyi minsi gusa, ko nicyo gihe cyacu twari dufite abakobwa bikuzaga bakajya bajya i Kigali mu mafere utamenya. Ariko koko byo hari n'ibipapa by'ibishugada mbanze ibintu by'ubushugada aribwo byari bitangiye gukaza umurego, cyangwa se niwenda nuko njye nabibonye hari nabyerekejeho amaso ntinze. Ariko abana bakaza i Kigali mu bintu by'uburaya, mu bintu bibi cyane. Ibaze kwifata ukiyangiza umwana uri muri 5e secondaire cyangwa se muri 4e secondaire, ugatangira ibintu byo gutwara abada, byo kujya mu bagabo, byo kugira gute. Kumana yanjye nabaga nkabona nk'Imana yanjye, uyu muntu abatekereza gute? Ukikuza ukumva uri inkumi. Ubu ngubu abana twiganaga icyo gihe bari bameze nka ba Shadibu, ajya ni ba Shadibu, sorry kuvuga iryo zina, bari bameze nka bano bakobwa b'iki gihe bajya za Dubai. Kuko niba umwana yifasha agadesida guhaguruka ku ishuri, uri umunyeshuri, ugomba kwiga, niyo nshingano yawe, ugomba kwiga. Uri umwana muto, ugomba kuba uri netre, umuntu ukureba akakubona nk'umwana mutoya. Ariko udukobwa tw'iyi minsi, akana karifata kakagira ingoyi kakazigeza i Rusizi, ugasanga iminwa irasimana yanjye, ahinduranya amabara buri munsi, nawe ntazi ibisuko ni ngombwa. Okay, simbabujije gusirimuka, ntabwo ari ngombwa ngo munepo musene cyangwa si ngombwa ngo mube Claude nka gutya, wenda ngiye meze nuko wenda ngiye ibyo nkunda kuba gutyo nyine natural. Ariko si itegeko ngo twese nyine tube turi, si itegeko ngo twese tugendane n'ibigezweho, twasame. Ushaka kuba umwana uri calme, ushaka guhitamo kuba umwana ugenda ukwe, ugafata ingendo yawe. Umwana w'urubyiruko uri kunyumva, umwana uri kunyumva wese uri muri icyo gihe navuze, ubwo nibo nibanze, abandi nzavugana nabo ubutaha. Ni ukuri ni byiza ko calme-toi, fata igihe cyawe, itekerezeho, iyanalize, irebe, umenye nkunda iki, ndinde, ni iki nkeneye gukora aka kanya, cyane gurira ejo hazaza. Tekereza ejo hazaza uyu munsi, nicyo gihe cyo kubitekereza ukungana. Ntabwo uzabanza kugera ejo hazaza kugira ngo utekerereze ejo hazaza, no. Ugomba kubatekereza uko nguko ungana. Hagati y'imyaka 17 n'imyaka 25 ni imyaka yo kuba ufite vision mu mutwe wawe. Si itegeko ngo ubifite mu ntoki zawe, quelquefois biradugora, c'est compliqué vraiment, ndabyumva. Ariko shushanya hazaza hawe mu mutwe. Fata umwanya munini utekereze kuri future yawe. Fata umwanya munini aho kugira ngo ujye kubaho mu buzima bwo guhangana n'abandi, ngo abandi bagenza batya nanjye ntegetswe kugenda gutya. Fata umwanya s'il vous plaît, wimenye. Fata umwanya wiyanalize, fata umwanya wikunde, fata umwanya umenye uriwe, umenye icyo ushoboye, nakora iki. Ugitangira ko kanya, utangira kukesi yako kanya, kugira ngo uzajye kugera kuri ya myaka 26 ufite aho uva, ufite aho ujya. Rubyiruko muri kunyumva, abana muri kunyumva, please mugabanye speed, sibyo? Mugabanye umuvuduko, mugende gake. Niba uri umwana accepta, akira kuri umwana. Nta bakobwa b'abana tukigira, nta dusore tw'utwana tukigira. Mwese mwaragiye neza muranganye inshingano n'abandi bantu ntashatse kuvuga mu mazina. Kandi uri umwana w'imyaka 15 ariko ukora ibintu byo ba Shadibu bakora, byo ba Simbi bakora, niba ari ba Simbi n'abandi, ugabo nibo mbanzi. Nk'abo bakobwa bose, kandi bari abakobwa barakuze, bafite impamvu bahisemo biriya bintu. Ibiriya ni akenshi usanga abantu bahitamo mwene buriya buryo, usanga ari impamvu yo kuba ahashize yarakoresheje nabi. Finalo akabona nta kindi kintu cyo gukora, akadesida gukora biri ariko ari amabura kindi. Ni igihe cyawe uyu munsi, wigenda nkawe ukiri muto, kuko bizatuma uriska kubura hazaza. Mugabanye speed, mureke twakire kuba abana. Niba uri umwana b'umwana, niba uri ku buryo umuntu nakubona abona uri umwana, abona usa n'umwana. Ntabwo ari ngombwa ngo nkubone nyoberwe niba uri umwana, niba uri umukecuru, niba uri inkumi, niba uri ibiki, sibyo? Mbabwira ibi kubera yuko numva ko ari ibintu byabafasha. Regret irababaza, igihe cyo kwicuza nyine kirababaza.
noneho kwicuza imyaka 7 cyangwa se imyaka 6 yose cyangwa se 8 watakaje, numva ko ari igihombo gikomeye muri ubu buzima, kandi murabona ko ubuzima burakomeye, sibyo? Ni wowe wo guhaguruka ukarwanira future yawe. Abenshi muri ratango ndi kubona ngo ngiye ngo reka nitware bishengeye, mfite ngikaka ngo famille yanjye ngo kako mfite ibigabo biragushuka. Ibyo bigabo biragushuka uyu munsi akakwizeza ibitangaza. Ejo namara kukubona rimwe kabiri gatatu, shit, ku ruhande afata umushyashya. Urukumva nta gacuza uwo mugabo afite umugore, umuntu gushuka gutyo afite uko yubatse ibintu bye. Bana b'abakobwa, sito abakobwa namwe b'abahungu mwigize utuntu tw'udusaza tw'udusore tw'udupfubuzi, sinzi ibintu murimo. Reka mbabwize ukuri, iyi ni inama mbagiriye itari agacecuru, akabando k'iminsi gacibwa kare. Iki nicyo gihe cyanyu ngo musigasira hazaza hanyu, sibyo? Mbagira inama nka shangazi wanyu biransekeje. Gusa nyine mbagira inama nk'uko undi muntu ari wese yabikora, akabikorana urukundo, sibyo? Nta mutima mubi, ntaki, ntago rwose ubuzima ari hangana, mutwara ibintu gakeya, sibyo? Mugende nkamwe, sibyo? Ikindi ni iki? Ikindi ndabifuriza ibihe byiza, ndabifuriza umugisha, ndabakunda, Imana ikomeze ibahe amahoro ibarinde, ariko cyane cyane abana b'abakobwa mwirinde guha umwanya wanyu ibigabo bibashuka, sibyo? Mu minsi izaza nzabwira bira bigabo bishuka abana, ariko mwirinde guha umwanya wanyu ibigabo bibashuka. Bari abagabo ni abagabo babishanda byibuka cyane, ni abantu babi cyane, ku buryo usanga umuntu w'umusaza, kera ngiye kwiga muri secondaire, igisaza kikaza gifite imyaka 60, mwicaranye muri bisi, cyangize kikajya kigushukisha ibintu by'amafuti gusa bidashinga. Yakoraga mu mutwe ngavuga ko muri urusaza rufite ubwenge cyangwa nyine nkakurira nkabundi nk'igicucu. Ubwo niba tuvuganye nkabona aho uri kuganisha ni kuri sije imeze nk'uko nguko, shit, toka ku ruhande, sibyo? Ukamenya gufata decision, ukamenya gufata ibyemezo byawe, ukamenya agaciro kawe, uri kumva? Bira bintu birangiza mujye mubigendamo gakeya, sibyo? Nibura umwana b'umwana tukubone tukubahe nk'umwana, ugendane n'igihe uko kigutwara, apana kwihuta ugafata ibintu utarageza igihe cyabyo, sibyo? Nta retour d'âge yo kurindagira ibaho. Ni ukuri fata decision ugende ukuntu bikwiriye, fata decision ugende nk'imfura, fata decision ugende nk'umwana utandukanye. Muzi ukuntu kugira itandukaniro biraryoha, ugira umwanya uhagije wo kwitekerezaho, Roho Mutagatifu akagukunda, akakugira inama, Yezu akagusura, akabana nawe, nyine ukagira ibihe byiza. Byo muzajye munyumva uko mvuze, se mukanyumve nabi, muzajye wenda mba nakoresheje amagambo mabi aremereye, mujye mwihangana, sino nta mutima mubi. You wanna see? Say hi. Come say Andrika. You wanna say hi? Our classmate. Hi guys. Hello. Hello guys. It's me, Oyandar Choudhury. Oh. Hello. No. She's very good. Oh, thank you. Very helpful. She helps us a lot. Oh. Good heart with good. Thank you so much. Bye. Mon ami Ayon. Français ou anglais? Oh, thank you so much. Tu parles français ou anglais? Bon, je parle ma langue maternelle, mais C'est bon, quelquefois anglais aussi. c'est correct. Merci Bonne chance, beaucoup. bonne chance. Merci. So, ngayo ngukora classmate wanjye n'abaderanje. Anyway, gusa icyo nababwira cyo ni byiza kuba uwuriwe mu gihe cyawe, sibyo? Naho ubundi nta gukererwa guhari, uzaba inkumi. Zambwira nudasida uyu munsi ukavuga utereka mpinduke mbe njyewe gake ngende kuri ritime y'imyaka yanjye, muzabona ikintu kinini cyane bizabafasha, sibyo? Bye.